Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu wo mu ijuru nabaho umugisha, abakozi b'Imana bene data. Haleluya. Imana yo mu ijuru ikomeze ibarinde kandi bandindire rwose, muraba agaciro. Ni ukuri imbaraga n'amavuta bijya bibomaho, byo musaba byose mubyingingiye data ajya bibaha. Reka dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice ni icya 4 umurongo wa 6. Haranditse ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana. Haleluya. Mubisabiye mubyingingira mushima. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Mubyingingiye, Mana ishimwe, mubyingingiye mushima. Imana itugirire neza. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana. Ngira ngo uyu munsi rize kugira icyo rikora ku buzima bwawe. Ngira ngo uyu munsi, haleluya haleluya, icyo urasaba, haleluya haleluya, Bibiliya hejuru yaravuze ngo ineza yanyu imenwe n'abantu bose, ariko hano aravuze ngo haleluya haleluya, mu byo musaba byose ntimukagire icyo mwiganyira. Haleluya haleluya. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Mukozi w'Imana unyumva nonaha, ndagira ngo ibyo ushaka byose bimenwe n'Imana. Bimenwe n'Imana niyo yagira ikigufasha, bimenwe n'Imana niyo yagira ikibikoraho. Umwana w'umuntu ntacyo yakora. Reka nkubwire, hari igihe wiringira umwana w'umuntu akakwizeza ibitangaza, akakwizeza buri kimwe cyose, akakwizeza ibibaho n'ibitabaho, ariko ku munota wa nyuma umwana w'umuntu akakwereka ko ari umwana w'umuntu. Ariko Yesu utareba nk'abantu, Yesu ureba mu mutima. Haleluya. Yesu ureba ibyiherereye, aravuze ngo ibyo musaba byose bimenwe n'Imana. Nusaba ko Imana ikuneshereza ikigeragezo ufite, bimenwe n'Imana. Nusaba ko Imana ikurihirira abana, bimenwe n'Imana. Nusaba ko Imana itanga imbaraga n'agakiza mu muryango, bimenwe n'Imana. Kuko umwana w'umuntu niyo yabimenya ntacyo yagufasha. Yesu atugirire neza. Haleluya haleluya. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Mubisabye mubyingingira mushima. Gusaba, Bibiliya iravuga ngo musabe muzahabwa, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kwinginga, reka mbabwire, hari abantu bagiye binginga Imana ikabagirira neza, Imana ikabaha umugisha. Haleluya haleluya. Kwinginga, reka mbabwire, Bibiliya itubwira kwinginga, ariko hari no gutitiriza. Umuntu uba winginga nuhe aba ari guhendahenda. Haleluya. Aba ari guhendahenda, arimo yinginga nyine atitiriza. Bibiliya itubwira umuntu watitirije ngo atitiriza umucamanza, aramuhendahenda ngo agahora muramukira. Bigera avuga ati nubwo nubaha Imana, reka nkumvire. Gutitiriza ejo akasubirayo, gutitiriza ejo ndakongera agasubirayo, titiriza usenga, titiriza uri guhanura, titiriza uri haleluya haleluya, titiriza uri gushaka imbaraga, titiriza uri gushaka icyarengera ubuzima bwawe, titiriza uri gushaka icyarengera umuryango, titiriza uri gushaka haleluya haleluya ibyo abandi badakeneye. Niba badakeneye ijambo, weho ryakire. Niba badakeneye kumva inkuru nziza ya Yesu, weho yakire. Weho uyumvise yakire, kugira ngo Yesu yongere agaruke ku buzima bwawe. Haleluya haleluya. Ibyo ushaka byose bimenwe n'iki? Bimenwe n'Imana. Kandi mu bibaho byose mubyingingira, ariko munashima. Naho numara gusaba, numara gutitiriza, ariko ujye ushima, uvuge ati data ndagushimira kuko ubikoze, ndagushimira kuko ubiremye. Umuririmbyi yavuze ngo n'ibindi bizabikora. Imana ntabwo ibeshye. Haleluya. Mwami Imana ngo ntabwo atinze isezerano nk'uko bamwe babyibwira. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ntabwo atinze isezerano mu izina rya Yesu, ahubwo arashaka kugira ngo mu byo musaba byose, haleluya haleluya, mubisabe mubyingingira. Nawe ndagira ngo uyu mwanya wongere winginge mu izina rya Yesu. Wongera winginge data, wongera agaruka ku buzima bwawe. Reka dusenge Imana, tubwire data ngo garuka. Haleluya.
data yongera agaruke, data yongera azane ikintu gishya, data yongera azane imbaraga n'ubutware mu buryo budasanzwe, data yongere, aleluya, arebe gushima kwawe, yongera kwambutse. Reka nkubwire, burya nubwo bibiri kutubwira ngo dutitiriza, ariko burya reka nkubwire, hari igihe utitiriza ariko ugatitiriza nabi. Haleluya, hari igihe utitiriza ariko ugatitiriza nabi. Uzi gutitiriza umuntu kandi uzi ko icyo wamusabye yacyumvise, ariko hari n'ikindi yaguhaye, ukongera ukamutitiriza ati n'iki nkeneye kugira ngo kigerweho, n'iki nkeneye kugira ngo nacyo kimbereye ikibazo, kimbereye igishakwe, kimbereye ikigeragezo. Ugatitiriza uvuga ati mana ndengera, mana ndengera. Imana ukayitabaza ikakurengera, ariko yakurengera ejo ukibagirwa kuko watitirije, ukibagirwa gushima, ukibagirwa gushima. Mutitiriza ariko munashima, utitiriza ariko umenye no gushima. Ubanza uyishimire ibyo yakoze, ubanza uyishimire kuba ugihagaze, nubwo wagira ingingo zongeyeho izindi, nubwo waba wicaye ariko kuba ugihumeka wa mwuka w'ubugingo, uracyafite amahirwe. Ejo yakubura dosiye yawe niba yarageze ku muntu wari umaze iminsi mu gituro, ikakibirindura ikakicara hejuru. Ntabwo igituro urimo aricyo Yesu yabura gukuraho. Igituro urimo aragira ngo Yesu akigukuremo mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana, kadusenga Imana, kadusenga Imana, ariko mubaho byose wongera ushime mu izina rya Yesu. Mana data mwana ushobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ndagushimira neza n'imbabazi utugirira, ndagushimira urukundo rwawe. Bibiliya yaravuze ngo icyatumye utanga umwana wawe ni ukugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, natwe waradukunze. Haleluya, haleluya. Data wa twese wahozeho mbere na mbere, isi itarabaho wari uriho, isi itaragira ishusho wari ufite. Haleluya, haleluya. Ishusho data mu izina rya Yesu Kristo, wowe nzira n'ukuri n'ubugingo. Data ijambo ryawe ngo najya kwa data ntamuryanye. Data ndakwinginze, wowe ujyana abawe, wongera ujyana umuntu wese wumvise ijambo, wowe wongera ujyana umuntu wese wumvise iri jambo, rize kuba ku mutima, rize kuba ku bugingo mu izina rya Yesu. Aze gutabarwa, aze kurengerwa, aze gucirirwa inzira, uze guca imigozi. Muri byavuze ngo nimbana ni mu rugendo, uzaza uca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nzanezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera. Aravuga ngo urandinde mwami Yesu, nunganiriza imigambi, tunganya imigambi y'umuntu wese ugiye mu mirimo, tunganya imigambi y'umuntu wese ugiye mu kazi, tunganya imigambi y'umuntu wese mwami Imana, mu izina rya Yesu kiri kwitegura. Ndamusengeye, ndamuhamagarira ijoro. Haleluya, haleluya, haleluya. Iri sengesho ribohore kandi iri sengesho rikize, iri sengesho ritanga ubwenge kandi ritanga umurongo mu izina rya Yesu Kristo. Mana ngusabye gufata abatwezi, Mana ngusabye gufata abarozi, ngusabye gufata imbaraga z'umwijima, ngusabye gufata imbaraga z'abarangi, ngusabye gufata imbaraga z'abakonikoni mu izina rya Yesu Kristo. Mana ngwino uganze, Mana ngwino utegeke. Dukeneye inkunga yawe, dukeneye kumva Mana, amatwi yacu azibuke, indwara zikire, impumyi zihumuke, ibipfamatwi birebe, ibirema bisimbuke. Haleluya, haleluya, haleluya. Turagushimye data, turagushimye kuko uri umutabazi, turagushimye kuko uri umurengezi, turagushimye kuko ushoboye byose, turagushimye kuko ufite imbaraga, turagushimye kuko ufite ubutabazi, tugushimiye kuko uri umurengezi, tugushimiye kuko ufite imbaraga. Mana ndasengera umuntu wese unaniwe, ndasengera umuntu wese unanijwe n'umubiri, ndasengera umuntu wese unanijwe n'urugamba, umuntu wese unanijwe n'ikigeragezo. Ikigeragezo ufite ndagisengeye, ikigeragezo cyakubujije amahoro, ikigeragezo cyakubujije amahoro, ndagisengeye mu izina rya Yesu. Ndasenze mu izina rya Yesu, ndasenze mu izina rya Yesu, ndasenze mu izina rya Yesu. Umugisha n'amahoro nibibohoke, umugisha n'amahoro nibyongere be ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'amasaha ndagushimye, Mana y'amasanda guhimbaje, nejejwe n'Imana mu mutima, nejejwe no kuri umutabazi, nejejwe no kuri Imana yakigisha abantu bawe gusenga, kwigisha abantu bawe kubana nawe, kwigisha abantu bawe kugendana nawe. Bana bari baboshwe, ababohewe mu byaha, abasatani babohewe mu biro, mu izina rya Yesu Kristo. Babane gukoresha kukazi kwari gukoresha igihe gitoya. Data ndakwinginze ubatarure Mana, baramburira ukuboko kwawe, baramburira ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ryarambwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, wihebe kandi nukuka umutima. Haleluya, haleluya. Ibidukura umutima mbese ugira ngo nibihari, ariko kuko turi kumwe nawe ntabwo twakuka umutima. Mu izina rya Yesu Kristo turaguhamagaye, turakuraritse udukureho gutamba ibitambo
bidashimwa mu izina rya Yesu. Uduhe ibitambo bishimwa byera mu izina rya Yesu, ariko gukorera gukwiriye. Mana ndagushimye ineza yanyu, biravuze ngo imenwe n'abantu bose kuko umwami ari bugufi. Ndagushimye Data, ndaguhimbaje, nejejwe n'ukuri Imana igize neza, nejejwe n'uko mwami Imana n'ukuri Data, amagambo twatuye, igitambo dutambye mwami Imana kidafite inenge, kidafite imvune, ari igitambo gishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye, ndaguhimbaje Data, ngushimiye ineza yawe Data, ngushimiye imbabazi n'urukundo rwawe. Nukuri menyekane ko ari wowe Mana, umenyekane ko ari wowe mutabazi. Urakoze kuko ushoboye byose, urakoze kuko uri umuvugizi Mana. Ngushimiye ineza yawe Mana, ngushimiye kuri Mana yakigarura, bikorere kwiba no kwibahisha, urakabyara agaheka n'iteka ryose, kuko ari wowe uri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Vunagura abacwezi, vunagura abarozi, vunagura amahembe, vunagure karande, vunagura umwuka w'icyangiro, vunagura umwuka wa nyabingi. Ushimiye ibyatwaye nkuragije n'ibiri imbere byose, ubikomeze kubikorera kwiyubaha. Uyu munsi utanga umugisha ku muntu wese, uyu munsi utanga umugisha ku muntu wese ugusabye, uyu munsi utanga amahoro n'umutekano mu izina rya Yesu. Mana Data, hari abagenda n'amaguru, hari abagenda n'ibinyabiziga, hari abagenda bateze, abo bose ubarinde impanuka, bose ubarinde impanuka. Hari abafite imitwe idakira, undi ayisengeye, ndirukana imbaraga zose za sekebe. Ndasaba umugisha utagabanyije Mana, ubahe kwakira umugisha, ubahe umugisha mu byo bagerageza gukora. Buri muntu wese abona imbabazi zawe. Urakoze kuko uri Imana, urakoze kuri umutabazi, none n'iteka ryose kuko ari ikiremye mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha abakozi b'Imana bene Data. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi hagati ya saa 9 na saa 10 dufite amasengesho live. Ndahamya yuko rwose abari kuyakurikira hari ikiri gukoreka, kandi ndagira ngo mbabwire ngo abarumvira isengesho dufite umwanya munini wo kuza gusenga. Hari uburyo ejo byanze, konegisiyo zanze, twatuzi ko turafata umwanya wo gusenga, mwanya ko byagiye bicika, ariko uyu munsi turizera kuko Imana irabigenza neza mu izina rya Yesu. Ikirere hagiye kigwakanira nyine, ariko ntacyo. Icyambere nuko message Imana iba yakugenewe uba wayibonye. Yesu aguha umugisha. Izo saha rero turaza kuba twabiteguye, turaza gusenga. Ufite icyifuzo ukurikira amasengesho yo kubohoka mu izina rya Yesu. Murakoze.